Bakunzi ba Sweet TV Rwanda dukomeje kwagura ibikorwa ndetse n'ibiganiro mutegurirwa buri munsi kuva ku isaha y'isayine muzajya mudukurikira live kuri Sweet TV Rwanda online. Muzajya mukurikira ibiganiro bitandukanye nka amateka n'u Rwanda muzajya mutegurirwa na Imana Jean Paul, ikiganiro umuryango ubereye mutegurirwa na Sister Mishu, byenda gusetsa kubakunda gutwenga muzajya mutegurirwa na Shabuka Comedy Team, ikiganiro Life Today mutegurirwa na Dabobi ndetse n'izindi gahunda mutegurirwa. Ni mu gihe gito kandi mukadukurikira kuri application yacu ya Sweet TV na Sweet Radio Online. Tubibutse ko ubusanzwe kandi tubakorera digital marketing, dutegura ubukwe no kubuyobora, protocol mu birori bitandukanye, kuyobora ibiganiro yaba online ndetse no kubitambutsa, documentary na video z'ubwoko bwose, yaba gukamera ubukwe ndetse no gukora indirimbo z'abahanzi. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 0788 36 93 20 cyangwa twandikire kuri WhatsApp 073 042 5 778. Sweet TV and Sweet Radio, we are here to advertise your business. Bashkuwa ikaze muri kumwe nanjye Mishu. Ndasaba subscribe, like na share, comment zanyu zirakenewe ku buryo niba hari ikintu runaka mva twakuganirizaho, hari ikintu mva udasobanukiwe neza cyangwa hari nk'inyunganizi cyangwa igitekerezo wenda kuduha, byadufasha wabyandikira muri comment cyangwa uyu munsi ndashaka kubaganiriza ibintu byiza umubiri w'umuntu wunguka mu gusomana. Sindi nicyo kintu mucyo mfasha kuganiriza ku bintu byiza umubiri w'umuntu ushobora kungukira mu gusomana. Gusomana ni ikimenyetso cy'urukundo kuri bamwe, kikaba ikimenyetso cy'imyitwarire mibi ku bandi. Mu muco wa Kinyafurika gusomana byo bisa naho ari bishya. Twese turabizi ko mu muco wacu w'Abanyafurika gusomana ni bishyashya pe, niyo bikoze ufatwa nk'umunyamahanga cyangwa nk'umuntu wataye umuco, mwese murabimenyereye. Wenda muri iki gihe aho bisa n'ibitangiye kumenyerwa mu mijyi, ariko naho iyo ubikoreye mu ruhame ntihabura abakureba ukundi, bakakureba nabi, bakagufata nabi, bakakuvugaho n'amagambo ndetse atameze neza, bakwita andi mazina kandi nyamara utariyo, ariko kubitewe nuko bitamenyerewe bigafatwa gutyo. So impuguke akaba n'umwanditsi w'ibitabo mu rukundo Andrea yagize ati gusomana n'urukundo ruhamye, uba wageze mu mwanya wa roho yawe. Gusomana bigera ku ndiba y'umutima wawe, kuko nibwo buryo bwo kugaragaza urukundo nyarwo. Gusomana rimwe ku munsi bishobora kukurinda indwara. Ko gusomana rimwe ku munsi bishobora kurinda indwara, ariko ugasoma umugabo wawe cyangwa se umukunzi wawe, wa muntu nyine mufite aho mumaze kugerana, mufite ni gahunda yo kubana. Ntago gusomana no kugenda hohomera ibyibonye byose usomano. Nanone kubikora mu gihe kitateguwe bigira risk nyinshi kandi mbi cyane. Twifashishije inkuru yacu twanditse, ngiye kubwira ibintu 8 umuntu ushobora kugufasha usomanye ari mu bihe byawe, utabikoze kuko ari burara cyangwa utabikoze kubw'izindi mpamvu. So ikindi cyambere bifasha kugabanya umuvuduko w'amaraso. Ko gusomana bigabanya umuvuduko w'amaraso. Impuguke Demarge ivuga ko gusomana bituma umutima w'umuntu utera neza, bikawuha umutuzo, kugabanya umuvuduko w'amaraso, bituma amaraso atembera neza mu ngingo zose z'umubiri. So ingingo ya kabiri bigabanya kuribwa. Byarigenda najyaga ndwara umutwe cyane, sinzi namwe ibyo bintu bibaho. Waruzko hari abantu tukidoro turwa umutwe, nta kibazo wagize, nta kigusa kuva umutwe urifashe urakuzengereje. So impamvu ya kabiri bari kutubwira ko ngo gusomana bigabanya kuribwa umutwe n'imisonga. Avuga ko nk'umuntu uribwa umutwe ndetse Demeje avuga ko nk'umuntu uribwa umutwe ndetse n'abaribwa kubera kujya mu mihango, iyo basomanye nabo bakunda akanya kanini, bibafasha kugabanya uburibwe bari bafite. Uyu mugabo avuga ko nk'abana cyangwa abakundana badakwiye kugira urwitwazo igihe barwaye umutwe, ahubwo ko ari byiza kubifatana icyo gihe bagasoma abakunzi babo kugira ngo nabo boroherwe. So ntabwo ari ukubikora uko iboneye kose, ariko niba umukunzi wawe cyangwa umudamu wawe yatameze neza, ushobora gufata gutya igihe ukamusoma mufite isuku, musa neza mu kanwa, mwabiteguye
ukaba wafata igihe ugasoma umukunzi wawe. Impamvu ya gatatu navuga ngo isoro yo gusoma nabyoza amenyo. Ntabwo bivuze ngo koza amenyo ni uzagenda urye ubundi uze utiteguye mu kanwa utabrushe utitunganyije ngo uhite uzusoma umuntu ngo urayogeje no iborse nyamara kwiborse utunganye neza mu kanwa ufite odeur nziza usa neza wibrushe n'uburoso n'amazi colgate nziza ya colgate isanzwe ubundi uze usoma umukunzi wawe bizabifasha noneho amenyo yawe kubera imvubura z'amacandwe zivubura menshi iyo muri gusomana. Ayo macandwe yoza amenyo bikayarinda umwanda ushobora kuyajya bikarinda amenyo yawe umwanda ushobora kuyajyaho ugatera uburwayi bw'amenyo. Icyo kintu ugikizirikana. So ingingo ya 4 kwigirira icyizere. Warize ko ubushakashatsi bwakorewe mu Budage bwagaragaje ko abagabo bava iwabo mu ngo bamaze gusomana n'abagore babo birirana icyizere. Warubizi icyo kintu badamu mwite kuri icyo kintu mujye musoma abagabo banyu bakirwana icyizere n'akanyamuneza ku kazi kandi bagatanga umusaruro bigatuma akorana courage bigatuma yumva atekanye muri we. N'ukuri ni mu bikora gutyo bizazana umusaruro mu rugo rwanyu. Impamvu ya 5 bituma uhorana itoto. Aziko ari abantu ujye ubona kandi ukabona umuntu uramuruta umurusha n'imyaka n'iki ariko ukabona akurusha guhorana fresheri itoto. Sinzi n'itoto muri skona umuntu afite nk'umubiri umeze nk'uwa bebe kandi ari umuntu mukuru mu by'ukuri akurusha n'imyaka. Rero bivuga ko Andrea avuga ko gusomana birambura imitsi yo mu ijosi n'ibice by'uruhererekanye bigahora birambuye ari naho hakunzwe kugaragaza ko umuntu akuze. Iyo mpuguke ivuga ko mu gusomana uba urambura iyo mitsi maze ugahora ugaragara nk'umusore cyangwa nk'inkumi. So tubyitaho rero dusoma abakunzi wacu dusome abagabo bacu kugira ngo tuduhura na fresheri umuntu ahora afite itoto asa neza. Ingingo ya 6 tuvuga ngo ni intangiriro nziza ku bashakanye gutera akabariro. Sinzi icyo kintu nigeze kukibabwiraho muri bya bintu hagati y'abashakanye. Gusomana ni ikintu cyiza cyane gitangiza umubano wanyu hari ahantu mu buriri. Ni intangiriro nziza ku bashakanye mu gihe cyo gutera akabariro. Demirage avuga ko iyo mugiye gukora imibonano mpuzabitsina hari ubwo mwese cyangwa umwe muri mwe abatabishaka cyangwa atabirimo neza. Avuga ko gusomana ariyo ntangiriro nziza ituma mubanza kwiyumvanamo bikaza gutuma igikorwa kiri imbere kigenda neza. So icyo kintu nacyo mukitaho cyane. So impamvu ya 7 gusomana byibutsa imisemburo y'ibyishimo. So rusiko gusomana na byibutsa imisemburo y'ibyishimo. Niba hari ikibazo mu rugo rwawe, niba umufiance wawe hari bitagenda neza, fata igihe muri kumwe umusome umwiteho. Numara kumusoma akamera neza nzi ko niba hari ibibazo mufitanye cyangwa ari ibintu mushaka gukemura cyangwa ari ibintu mushaka kuganiraho muzicara mukayifatira neza umwanzuro. Niba ubabaye wicishije agahinda kwa shaka umukunzi wawe umuhe akabizo. Demarche avuga ko gusomana bivumbura imisemburo y'ibyishimo mu bwonko ubari ufite agahinda kakagenda. So ingingo ya 8 ugabanya umubyibuho. Ese ngo gusomana bigabanya umubyibuho. So nibyo gusomana bigabanya umubyibuho. Andrea avuga ko gusomana birambura imitsi yo mu ijosi n'ibice bigaragaraho birambura ari naho bigaragara kugabanya umubyibuho. Avuga ko gusomana ari byiza kuko bigufasha kugabanya ibiro iyo ufite umubyibuho ukabije. Avuga ko ubusanzwe nk'iyo uri muri siporo isanzwe nibura bigutwara iminota 30 kugira ngo ugabanye calories hagati ya 8 na 16 mu mubiri wawe. Nyamara no gusomana byakagabanya gato bishobora kubigufashamo byihuse. So ibyo bintu ndumva mwajya mubyitaho ukareba ko nyine wabigerageza tukareba ko wenda hari ikintu byadufasha nkatwe abantu dufite umubyibuho ukabije. So ikaze mu kiganiro cyacu ko mwe musanzwe mutigezeho nandi mishu like share subscribe byanyu ndabikeneye kugira ngo mukomeze kudushyigikira. Niba ari ingingo mva twaganiraho, niba sari igitekerezo runaka ufite fuza ko tuzaganiraho wakidusangiza tukakivugaho. Murakoze cyane. Ciao ciao.
Bakunzi ba Sweet TV Rwanda, dukomeje kwagura ibikorwa ndetse n'ibiganiro mutegurirwa. Buri munsi kuva ku isaha y'isaa 4 muzajya mudukurikira live kuri Sweet TV Rwanda online. Muzajya mukurikira ibiganiro bitandukanye nka Amateka n'u Rwanda, muzajya mutegurirwa na Imanirahunda Jean Paul. Ikiganiro Umuryango ubereye mutegurirwa na Sister Mishu. Byenda gusetsa ku bakunda gutwenga, muzajya mutegurirwa na Shabuka Comedy Team. Ikiganiro Life Today mutegurirwa na Double B, ndetse n'izindi gahunda mutegurirwa. Ni mu gihe gito kandi mukadukurikira kuri application yacu ya Sweet TV na Sweet Radio Online. Tubibutse ko ubusanzwe kandi tubakorera digital marketing, dutegura ubukwe no kubuyobora, protocol mu birori bitandukanye, kuyobora ibiganiro yaba online ndetse no kubitambutsa, documentary na video z'ubwoko bwose, yaba gukamera ubukwe ndetse no gukora indirimbo z'abahanzi. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 0788 36 93 20 cyangwa twandikire kuri WhatsApp 0730 042 5 778. Sweet TV and Sweet Radio, we are here to advertise your business.